ihangane wahageze kandi ntacyo kibona ubona turahari rwose. Yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Nge mureba ahangaha ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, aba nitwa Ntakantangiza Florence. Turi kumwe nawe yakwivuga turakorana, ababwira icyo akora. Murakoze, nitwa Nire Angelique, nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge wa Nyakabanda. Murakoze, nitwa Ufitine Masumuta, nkaba ndi umunyamabanga w'umuryango SMS. Turaza kuganiraho mu mwanya. Nitwa Pasiteri Idrisi Zayi, nkaba ndi umupasiteri mu itorero ryitwa Jovanisi. Murakoze, nitwa Mahoro Beatrice. Murakoze, nitwa Turikumwe Pierre. Murakoze, nitwa Mukandahiro Foyibe. Uyu muryango rero icyo ushinzwe gushakisha abo bana, wamara kubabona ukabona ko abana batagira umuryango, wamara kubabona ukagerageza kubashakira imiryango yabo aho baba bakomoka. Muri aka kanya rero nicyo gikorwa turimo. Uyu mwana w'umukobwa wicaye aha ngaha batwibwiye witwa Angelique, uyu mwana w'Amahoro Beatrice, iyo NGO yamushakiye abavandimwe, none abavandimwe barahari. Nagira ngo muri make umuyobozi atubwire muri make ko yabigenje n'uburyo yakoresheje, ariko tunamushimira cyane ko ari igikorwa cyiza yakoze. Murabizi neza dufite abana benshi turera hano, wamubaza ugasanga ntagira inkomoko, ariko nk'iki gikorwa kirashimishije cyane. Kuba umwana abonye umuvandimwe, umuntu wavindimwe ukomoka mu muryango wabo. Murakoze, mwatubwira uburyo mwakoresheje kugira ngo tubashe kugira kubona umuryango w'umwana. Arakoze umuyobozi w'umurenge wa Nyakabanda. Nk'uko nabivuze, nitwa Ufitine Masumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS rero ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, no kubahuza n'imiryango yabo baburanye nayo. Umuryango SMS washinzwe n'umubyeyi witwa Mukamurindwa Beatrice, aba hanze mu Bubiligi ariko ni umunyarwandakazi. Nawe yabuze abana be batatu n'abisengeneza be babiri, nawe ntiyamenyeye irengero ryabo. Muri uko kubashakisha rero yagiye ahura n'abandi babyeyi bafite ikibazo nk'ike cyo kutamenya irengero ry'abana babo,
nanone aza guhura n'inkuru yagaragaye mu kigo cy'imfubyi cyo ku Nyundo, Orphelinat Noel do Nyundo. Habonetse umwana witwa Mutesi wari umaze imyaka 16 yaraburiwe irengero, ariko ababyeyi be bari hano i Kigali. Ubwo rero amaze kumenya iyo nkuru byamuteye imbaraga, kuko yabonye ko abana bacu bari hanze, ahubwo ko kuba tutababona ko ari uko ababyeyi tutabashakisha. Buriya uriya mubyeyi yari hano i Kigali yaracecetse, atekereza ko umwana we yapfuye, ko atakiriho, n'umwana nawe yarari aho ngaho avuga ati sinzi iwacu, sinzi aho nkomoka. Bose baracecetse ntawashakishije. Ubwo rero uwo mubyeyi amaze kubona umwana we nyuma y'imyaka 16, byateye Mukamurigo Beatrice imbaraga zo guhaguruka agashakisha no guhaguruka agashinga uyu muryango SMS. Ari nayo mpamvu yahisemo kuwushinga icyicaro kikaba mu karere ka Rubavu, ari naho hari habonetse nyine uwo mwana wari waraburiwe irengero. Uyu muryango rero wabonye ubuzima gatozi mu mwaka wa 2015. Aba bana rero tubita abana, ariko ubu ngubu icyo gihe bari abana, ubu ngubu barakuze. Ni abasore n'inkumi, bamwe barubatse, abashoboye kugira umugisha barabyaye. Murumva imyaka 29 ni myinshi, kuko hari abagiye batatana n'imiryango bafite nk'imyaka 5, 4, 6, wakongeraho 29 tumaze tuvuye muri jenoside, umva bafite mu myaka 30 ubu ngubu rero ni bakuru. Uburyo rero bwo dukoresha mu gushakisha, dukoresha imbuga nkoranyambaga. Dufite chaîne YouTube yitwa Abacu SMS TV, dufite site tureberaho amakuru y'uyu muryango. No muri iyi minsi mu kwezi kwa tariki 19 z'ukwezi kwa 10, hari teatre inyura kuri Radio Rwanda. Iyo teatre yitwa Abacu. Teatre inyura kuri Radio Rwanda buri wa gatatu saa 2:15 z'umugoroba, na buri wa gatanu saa 12:15 z'umugoroba. Iyi teatre rero twayihisemo kugira ngo umunyarwanda wese aho aherereye, nta munyarwanda utumva Radio Rwanda. N'utazi gusoma no kwandika, Radio Rwanda yitega amatwi. Ko twabanje gukoresha chaîne YouTube, yo isaba kuba abantu bafite amatelefone agezweho, ariko abababaye, ababuze abana bari mu byiciro binyuranye, hari n'abari mu cyaro hirya iyo kure batazi no gukoresha telefone. Teatre rero ubu ngubu yatangiye gutanga umusaruro, ari nawe watuzanye hano, umwe muri uwo nguwo. Turagenda duhamagarwa n'abantu benshi cyane. Iyo teatre imaze kuvamo turahamagarwa, umuntu akakubwira ikibazo afite, ati nanjye nabuze abana 1, 2 cyangwa 3, nabuze abavandimwe se, nabuze hari umuturanyi nzi se nawe ufite icyo kibazo. Cyangwa nk'umwana akaguhamagara ati nanjye ndahangaha, sinzi aho nkomoka ngo ni hehe, sinzi ngoma mu mbyara yitwa nde, wambyaraga cyangwa papa ngo yitwa nde. Iyo tugize amahirwe hari utubwira utuzina tumwe ashobora kuba yibuka. Tugeze rero kuri uyu munsi, igikorwa cyatuzanye uyu munsi, uriya wavuze ngo yitwa Uwamahoro Beatrice, yumvise ikinamico, arahamagara tumubwira uburyo cyazatugeraho. Atugeraho. Ubwo biro dukorera aho bita kuri Mahoko, ni mu karere ka Rubavu, ariko dukorera hirya no hino. I Muhanga turahakorera, baduhaye ibyangombwa, Nyamasheke bamaze kuduha ibyangombwa, Gisagara twadepoje ejo bundi, Huye nabyo biri mu nzira twaradepoje, ariko n'ahandi tutari twagera, iyo baduhamagaye turabitaba kandi tukabafasha gukemura ikibazo bafite. Urumva ko ni mu gihugu hose. Uwamahoro Beatrice rero yaraje ansanga aho dukorera, turaganira ikibazo cye, ariko ari amazina Uwamahoro Beatrice yambwiye ko yitwaga Uwamahoro Juliette, ariko nyuma aza guhindura Beatrice. Yambwiye ko ngo Juliette yari yaragiswe na marene we utakiriho, bamwitaga Juliette akumva yibutse marene we.
none igihe kigeze mu guhunguka aravuga ati ariko ibi ngibi wabihindura ko mvuye ahantu bari bazi Juliette nkaba ngiye kujya ahandi nakwiyise Beatrice. Ubwo mu byangombwa bindi ahita avuga ko yitwa Uwamahoro Beatrice. Ubwo nagira ngo mbwire abashobora kumva Beatrice na Juliette aho biba byaraturutse, aho Beatrice yaturutse. Ubwo rero twaraganiriye agerageza kumbwira bimwe mu byo yibuka, mu mazina yibuka, ariko mbere yo kugira ngo nge mbihuze ndagira ngo umusaza waje akeka ko Juliette yaba ari uwe, Beatrice yaba ari uwe, arabanza tubwire icyo yashingiyeho kuko twagerageje kuvuga amazina amwe n'amwe umwana yatubwiye, bababaje bavuga ko ashobora kuba ari uwabo. Ubwo namara kutubwira ibyo bashingiraho cyangwa se niba barigeze babura umwana ntabyo araza kubitubwira, noneho nanjye ndaza kuvuga nyuma uko Beatrice twaganiriye duhuze n'ibyo uriya musaza waje atugana ibyo araba yatubwiye. Murakoze. Yego murakoze, niyo mpamvu ubonye nanjye nari mpagurutse numvisha avuga iryo zina rya Beatrice ngira ngo mpita nibuka ko no mu muryango wacu nta witwa gutyo ubamo, ariko mu byo nibuka yuko iryo zina rya Juliette Uwamahoro nari ndizi, nge niryo na focusinzeho cyane, kandi nkumva avuga yuko ari uwa Venansiyo ari mushiki wanjye. Ikindi wenda numvisha avuga izina rya sekuru, ariko nkavuga nti uko byagenda kose buriya nimubona tuzaganira tumenyane. Kubera iki? Kubera yuko twabanye hamwe mu rugo, ari wari na mubyara we, nige wagiye ugira uruhare kubarera. Ubwo ibyo ari byo byose mvuga nti duhura tukaganira ntashobora kuzanyibagirwa. Uri umuntu mwabanye ukagirana na ntuzana ukagira n'uruhare rwo kugira ngo akure, nubwo muri jenoside yakorewe abatutsi yabaye afite imyaka 6. Uwo mubyara we ntabwo we yabashe kugira amahirwe yo kumenya n'ababyeyi be. Yaravutse hashize amezi 3 nyina arapfa, hashize nanone ayandi 2 na sarapfa. Uwo mubyara we rero nza kumusigarana, namureraga hamwe na Juliette, ariko seko yarakiriho na nyirakuru. Amazina sekuru ni Simbizi François, nyina ni Nyirankuriza Veneranda, ariho twamwitaga mukecuru. Ntabwo wenda ntiyabasha kumenya amazina ye kubera ko twamwitaga mukecuru. Nyirankuriza ntabwo ibyo ari byo byose we ntabwo ayo mazina yamenya biramutse bigize, kuko twamwitaga mukecuru naho dutuye abenshi ntabwo amazina ye bari bayazi. Ubwo rero nkimara guhuza ibyo ngibyo numvishije yuko ashobora kuba ari we. Ndavuga nti ibyo ari byo byose buriya niduhura tuzaganira, hari ibyo tuzahuza. Uzi ko n'abana iyo bari bato baba bafite utubyiniriro, ubwo ibyo byose uhita ubihuza ugahita ubimenya neza nimba ari byo koko. Ariko ibimenyetso bimwe na bimwe nagiye mbyumva nkumva bisa nkaho byenda guhura. Ubwo rero ni muri ubwo buryo rero nifuje yuko bazaduhuza hanyuma tukaganira, siritu ko harimo n'abagihari mu muryango. Ndumva ari ibyo, nta kindi. Murakoze. Urakoze Isayi. Isayi atubwiye ko yavukanaga na mama Uwamahoro Juliette, ko yagize n'uruhare kumurera kugira ngo akure. Ubwo rero bihuje n'ibyo Juliette yambwiye, we koko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yarakiri muto, yari afite imyaka 6, ariko ambwira ko jenoside yabaye yari yarabatijwe, ngo bari abakatolike, afite na marene we, nk'uko nabivuze kare, impamvu yo guhinduza izina nyine. Noneho rero ngo igihe cyarageze
ngo abona basohotse mu rugo aho bari batuye, bagera mu muhanda ku irembo. Bageze ku irembo ngo abona abantu barimo birukanka ngo n'amasasu avuga, ngo abona hari n'umuntu wapfuye, ntiyari azi ngo umuntu wapfuye, ngo abona afite amaraso arimo aravirirana. Muri uko kwirukanka ngo haje umumama amufata ukuboko amwirukankana munsi y'umuhanda ariko atazi izina. Baragiye rero arongera agarura ubwenge, ibindi yongera kwibuka abyibuka yageze Kongo. Uwo mama barabanye rero ngo mu nkambi ya Katare barabana, akajya amwita mama, abaturanyi be bakamwita mama Juliette. Ni nawe wagiye amubwira utuzina tumwe na tumwe. Yamubwiye ko nyirakuru yitwaga Kankindi Veneranda, sekuru akitwa Simbizi François, we ntabwo yari azi amazina yabo. Amubwira ko bari batuye i Nyakabanda. Nanone amubwira umwana witwa Evode. Juliette yari azi uwo Evode, amubwira ko ari mubyara we, yari amuzi ariko atazi icyo bapfanaga. Ariko Juliette yambwiye ko n'uwo Evode mu gupfa kwe yamenye ko yapfuye, yaguye Kongo. Nanone arongera ambwira ko yari afite nyina wabo wari ukiri inkumi witwa Françoise, sinzi niba mumufite. Yigaga ku kigo cy'amashuri, iyo yabaga ari iwabo mu rugo barebaga ku kigo yigagaho, ikigo cyitwa Kamuhoza. Ariko kugira ngo amenye ko yitwa Françoise, nawe n'uwo mumama wamureze niwe wabimubwiye. Nyuma yaho rero ubwo ayo mazina tumaze kuyasanisha turayahuza, tumenya Nyakabanda, ubwo dushaka umuntu wo kudushakira, ese witwa Simbizi François, witwa Kankindi Veneranda barigeze batura Nyakabanda ahateganye na cya kigo cy'amashuri navuze. Ubwo rero nibwo wowe witwa nyirarume Hitiyisef Isayi waje kugaragara uvuga ko abo bantu sogokuru na nyogokuru ko bari abantu banyu mu muryango wanyu. Akaba ariyo mpamvu rero twaje tuzanye Uwamahoro Juliette ari we Uwamahoro Beatrice, kugira ngo turebe koko ese wa muryango wavuze ukeka ko uwo mwana ashobora kuba ari uwabo. Tukaza n'imbere y'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda kugira ngo turebe ibimenyetso dushingiraho twemeze ko uwo mwana ari uwanyu koko. Ubwo icyo nicyo cyatuzanye hano. Ubwo rero ugendeye ku byo nkubwiye umwana yagerageje kumbwira, ntawe urongera nk'umuntu mukuru ubisesengure neza, ubyemeze cyangwa uduhakanire. Murakoze. Yego murakoze. Uko mubimbwiye nibyo ndabyumva, hari ibimenyetso bimwe shingiraho, ariko hariho nagira ngo mbasaba akantu kamwe ko mwamumpa nibura tukaganira nk'iminota nk'itatu, hanyuma ubwo kugira ngo nze kwemeza nanjye hari utwo nshobora kugira gushingiraho. Ntabwo nashingira ku byo twaganiriye cyangwa ku byo wowe mwaganiriye, nanjye mfite utumenyetso nshobora gushingiraho, basi noneho nkabona nkabyemeza neza, kuko ubwo icyo gihe ndaba ndishuha. Okay. Yego murakoze. Nagira ngo mbashimire, nshimire n'uyu muryango, Imana ibahe umugisha kuri iki gikorwa babasha gukora cyo kuba babasha guhuza abantu n'ababo. Uyu munsi kuri njye n'umuryango wanjye nka Pastor Hitiyisef Isayi, nk'uko nababwiye ndi mwene Simbizi François na Nyirankuriza Veneranda, tuvuka hano ku Kabusuzu mu mudugudu wa Ntaraga, akagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda. Aho tuvuka harahari, nubwo tutakihaba nyine twakuze tugashaka, ariko hari mushiki wanjye umwe wahasigaye, arahari. Ubwo nituva aha ngaha
ndagenda ubwo mu mwereke Uwamahoro Juliet, nkurikije uburyo bw'uko tuganiriye n'ibimenyetso byose yampaye, nasanze ari uwacu, ari mwishywa wanjye, koko ari umukobwa wa Venansiya Nyiramana tuvukana. Ntabwo rero nakwirirwa mvuga byinshi kuko hari mukuru wanjye witwa Sirasi aramumbwiye, nawe twarabanaga, yaje gupfa, yapfuye muri 2010. Yari yarabaye n'umusilamu yitwa Sarehe, uvuze ariko Sirasi niko yitwaga, uvuze Sirasi ubu ngubu ntabwo babyumva kubera ko ubwo yapfuye yitwa Sarehe ari umusilamu. ariko ntabwo yari azi ko mufitanye isano. Oya, hanyuma aje kumbwira n'undi petit frère umwe witwa Janvier, Janvier Munyemana Janvier, niwe ukurikirana n'uwo Françoise yabashije kwibuka, nawe arahari. Ubwo rero mpise numva yuko n'uwacu nta kibazo rwose, ahubwo Imana ishimwe. Gusa icyo navuga, buriya abantu twese twizera Imana, abo twizera ngo ntibariho, hari igihe tuvuga ngo ntibariho ariko bakiriho. Mu by'ukuri rero shimiye umuryango ubashije kuduhuza, shimye n'Imana yabarinze, Imana ibampera umugisha. Ngashima n'ubuyobozi bwacu, kuko ubuyobozi bwacu ni ubuyobozi bwiza. Njya mbibwira n'abantu niyo mwigisha ijambo ry'Imana, nkababwira nti buriya tugira Imana kuko dufite ubuyobozi bukunda abaturage kandi bubareberera. Umunyarwanda aho ari hose niyo agize ikibazo tujya dutembera tukajya no hanze mu mahanga, twe turabavuga butumwa, nta mupaka tugira, ahantu hose tujyayo. Ariko jya ndeba nk'iya gisida zibaye hirya za Uganda, bahita bohereza za helikopteri zikaza n'amamodokari, bamwe bagaca inzira z'ikirere, abandi bagaca izo hasi, bakaza gutwara abanyarwanda bakaza kubavuza inahangaha. Mbese iyo uvuze uti ndaha naha, niyo waba uri mu bihugu by'i Burayi uti ndi umunyarwanda ndashaka gutaha, rwose bahita babigufashamo ugataha. Nagira ngo rero mbwire n'abandi banyarwanda bose abari bafite ikibazo, wenda bavuga ko abantu babo baba batakiriho, ngira ngo mbahumurize, Yesu ni muzima, niwe ukora ibi byose. Ariko nkanjye nk'umuntu usengera mu itorero ry'umwuka, icyizere ndagifite yuko tuzongera tukabonana, kandi na nyina w'uyu mwana nawe nkeka ko ashobora kuba akiriho, kuko nta rengero rye tuzi, ariko no mu byiringiro byacu turacyabyiyumvamo, kandi tuzi ko nawe tuzongera tukabonana. Nuko rero nkaba nasozaga nshimira umuryango, nshimira n'ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda n'umukuru w'igihugu. Imana ibahe umugisha. Naho musuhuzanye rero ko mumanyanye, musuhuzanye mwishimye. Hangane wahageze kandi ntacyo kiba. Turahari rwose. Murakoze. Ntabwo mbabaye nk'uko wenda kurira bishobora kubiraje, ariko ntabwo nzi ukuntu bigenze. Ntabwo ari amarira y'umubabaro, kuko ay'umubabaro nayo yarize iminsi myinshi, ahubwo uyu munsi ndizaye ibyishimo. Nkiri
muhunga nari nzi ko mu buzima kuzongera kubona umuryango bitazashoboka. Ubwo rero mu minsi nari maze inaha mu Rwanda naje kuba hari umuntu waje kunganiriza arambwira muri uku kwezi kwa 11 aba arambwiye ati hari kinamico numvishe kuri radiyo y'abantu bagiye baraburana n'ababo, uramutse uhamagaye hari nimero batanga wazabona umuryango. Ndamubwira nti oya, ibyo ntabwo bishoboka, nta nubwo nabyinjiramo kuko nibyo kuntera umwanya. Aranga arakomeza arabimpata, akomeje kubimpata ndamubwira ati noneho njye sinzazihamagara, ubwo uzazihamagara nubona umwanya. Yaje guhamagara ambwira ko yahamagaye nuko bavuganye, aza kubampa hashize ariko nza kubanza kumubwira ntago nabona uko mbabwira, ubwo sinababwira ngo iki, nta bintu nibuka by'iwacu ariko ibike mfite wenda nzayibabwira. Ubwo yaje kumpa iyo nimero ndahamagara mvugana n'uwo mubyeyi, tumaze kuvugana aza kumpuza n'uyu ukorera muri Rubavu kuko ntuye hafi yaho. Ubwo naje kujyayo, twaravuganye kuri telefone, ampa umunsi wo kujya kumureba ariko nkagenda mvuga ngo ntugupfa kugenda kuko numvaga bidashoboka. Nkimugeraho ijambo rya mbere namubajije ngo mbese nkimara kumusuhuza iki gikorwa hari abandi bantu cyaba cyarabashije gufasha kugira ngo babone imiryango. Hari abantu 60 bafite icyo kibazo, ariko yambwiye ko mu kwa 10 hari abantu bahuje. Nkimara kubyumva natangiye kugira icyizere ariko gike. Nyuma y'iminsi mike tumaze kuganira, hari kuri 13 z'ukwa 12, nyuma nibwo yaje kumpamagara ari ku tariki ya mbere y'uyu mwaka, arambwira ngo ari kongera kumbaza imyirondoro. Ndamubaza nti ko ari wambwiye ngo urabitanga vuba ntabwo biragenda? Ati narabikoze, atariko nzaguha amakuru. Hatarenze iminsi 4 rero yaje kumpa amakuru ariko numva bidashoboka. Ndavuga nti nanjye nzabyemera mbibonye. Sinigeze ngira kwizera ngo nzababona. Mu mwanya umwe numvaga ari byo, ubundi mwanya nkumva ntibindimo. Avuga nti hari intera ndende n'igihe gishize ni kirekire ntibyashoboka, ariko ubu mbonye ko Imana ishobora byose. Nta cyiza rero nko kuba umuntu yizera Imana. Nakomeje kugenda senga ariko nkavuga nti Imana byose mbigushyize mu maboko, ni wowe uzabikora. Uyu munsi wa none rero ndishimye, shimishijwe n'ukuntu mbonye umuryango bitamvunye, ngashima n'umuryango SMS wagize uruhare mu kugira ngo ufashe abantu bose. Nkaba nkangurira n'abandi batarabona umuryango ko bagomba gukorana n'uwo muryango, ko ari umuryango SMS, ko ari umuryango mwiza ukora ibikorwa neza kandi ku murongo. Nkaba nshima n'Imana ibashije kongera kumpuza n'abanjye. Murakoze. Murakoze cyane abaje gukurikirana iki gikorwa cyo guhuza umuryango w'Amahoro Juliette ariwe Beatrice. Ariko sinasoza ntagize ikintu mbisabira. Ntabwo tubasabye amafaranga yo gushyira muri ONG yacu. Ikintu mbisabira ni ukudukorera ubuvugizi. Aho mutuye ku mbuga nkoranyambaga zanyu zitandukanye mukamenyekanisha ibikorwa by'umuryango SMS, mugakangura abantu bose bafite ikibazo cy'abana baburiwe irengero, mugakangura ababyeyi bacecetse bazi ko abana babo batakiriho kandi abana barahari benshi cyane baheze mu gihirahiro. Murumva ababyeyi badahagurutse ngo bashakishe ntabwo abana bacu bazaboneka. Ababyeyi rero nubwo baba batakiriho ariko umuryango ntabwo upfira gushira, hari abandi bantu baba barasigaye mu muryango. Turagira ngo mutubere abavugizi, nkasaba n'umurenge wa Nyakabanda, muhura n'inzego nyinshi zinyuranye, mu nteko z'abaturage, ba gitifu b'utugari, bose mukabaduhera message ku buryo umuryango SMS ibyo ikora bisakara mu gihugu hose no kuri wa muturage uri hasi.
ari nayo mpamvu twashyizeho iriya kinamico inyura kuri radiyo Rwanda kugira ngo igere kuri wa muturage uri hasi mu cyaro cya kure. Ubwo rero twese dufatanije, buri wese akakangura mugenzi we, aba bana baheze mu gihirahiro babona imiryango yabo, ntihabura n'umwe waba warasigaye. Nubwo yamubura, nta muntu ukiriho yamenya n'itongo ryabo aho yakomokaga, nabyo burya byamufasha. Ubwo rero nasoza nshimira n'ubuyobozi bw'umurenge bwatwakiriye kugira ngo iki gikorwa cyacu gishobore kugenda neza. Murakoze, muzatutambukiriza ubutumwa aho muzagera hose. Murakoze. Uyu mwanya ni uw'ibyishimo kuba Beatrice agize imyaka 35, agize imyaka 35, akaba yari atazi inkomoko ye, atazi ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ko hari abavandimwe be baba bahari, akaba agerageje guhura n'abavandimwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Turishimye twese, biratunejeje, sinabona uko mbivuga. Hano tujya duhura n'abana benshi, ukamuganiriza akakubwira yuko atazi inkomoko ye, ko yaburanye n'abe, ko bapfuye bashize ntabahari. Ariko ndagira ngo dushime Imana yuko Beatrice abonye umuryango we. Nagira ngo tubyishimire rwose, amashyi menshi cyane. Beatrice rero uranezerewe, natwe turanezerewe, ni iby'agaciro kanini, n'umuryango wawe nawe uranezerewe. Nkagira ngo dushimire umuryango w'Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye rishinzwe gushakisha abana nk'aba ngaba batagira umuryango, mugafata umwanya wanyu wo kuzenguruka igihugu cyose, abo bana mukabashakira aho bakomoka. Turagira ngo tubashimire igikorwa cyiza mukora. Ntabwo byoroshye kugira ngo ubone umwana ngo akubwire ngo ni imfubyi, hanyuma ukamubwira ukiyemeza yuko ugiye kumushakira aho akomoka, kandi we yari azi ko atagira aho akomoka. Nagira ngo tubashimire rero, ibikorwa byiza mukora ni iby'agaciro, ni iby'agaciro. Ngira ngo mukomereze aho, n'abandi bana benshi bahari bagiye batandukana n'imiryango yabo. Jenoside yakorewe Abatutsi ari batoya, bakaba batazi n'aho bakomoka. Ntagira ngo mukomereze aho ngaho, mudufashe turebe abo bana ko nabo babona inkomoko yabo, bamenya bati twavukaga mu kagari kanaka, umudugudu uyu n'uyu, umurenge uyu n'uyu, akarere kanaka, bakareba nibuze yuko nta bantu bari bafitanye isano baba bagihari. Ashobora kuba atari umubyeyi we, ariko afite abandi bantu bafitanye isano nka babyara be, ba nyirarume. Ibyo rero twabasabaga yuko mwagumya kubidufashamo kugira ngo turebe yuko abana dufite batagira inkomoko y'ababyeyi babo. Hari bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abana bakabasiga ari batoya, umwana afite imyaka 3, afite imyaka 4, afite imyaka 5, afite 6. Ubu ngubu akaba ari umubyeyi, akabyara akabura umuhemba, kandi afite bene wabo atarabashije kumenya aho baba bari. Turagira ngo rero mudufashe, mugumye mudukorere icyo gikorwa kugira ngo buri mwana udafite aho abarizwa byibuze abe yabona ko hari umuryango waba uhari, kugira ngo abashe gusangira ibyishimo n'abo mu muryango wabo. Murakoze rero, turabashimiye.